ni ingenzi ko nabonye nawe agwa vuba akunze kutsikiramo ukuntu akagenda akamushyiraho stress nifite na size nziza akamwifatishaho ukuntu ntago pasiteri yazagwa yarangiza bikagera kwa bishop akamwirukana yafata ubupasiteri ibyo bintu kandi numara kumugusha nibangira pasiteri nza kugira mwarimu nta kibazo ibyo ndabikora rwose nzajya nguha ku mafaranga yego gende umutugushirize neza kandi uvayo n'amafaranga uri buriya uzi bwashize pasiteri uburyo yatuzengereje yego ndabyibuka akwimugari anyimugari none rero ngiye uko nabibonaga ejo bundi nagize guhurya musoromero muti yana nashatse no kumwica burundu sinzi ura mugabo n'uburyo asenga naramumuteza kibugeraho guke asubira inyuma kandi birandye ukuntu wa mukobwa ubwarimu ngiye nkasigara nka diakoni mukuru yandi ahantu ukuntu reba ukuntu nkubura urusengero ngewe rero nkaburi umuririmbyi ntago ntabyo n'inama ngewe nashaka kumvikana tumuteze uyu mushiki wawe tukamumutega ako kantu ni ingenzi ko nabonye nawe agwa vuba akunze kutsikiramo ukuntu akagenda akamushyiraho stress nifite na size nziza akamwifatishaho ukuntu ntago pasiteri yazagwa yarangiza bikagera kwa bishop akamwirukana yafata ubupasiteri ibyo bintu kandi numara kumugusha nibangira pasiteri nza kugira mwarimu nta kibazo ibyo ndabikora rwose nzajya nguha ku mafaranga yego gende umutugushirize neza kandi uvayo n'amafaranga uri busabe ndayaguha weho umugusha bino byasereka ngiye kugenda mugusha akunze rero kuba yicaye kuri rwa rugo rwe hirya hariya weho genda umusangayo umushyireho stress n'ibyanga uyu munsi uzahora umutega akunze kuba kuri chat basanga n'izi saha ari gucata gusa umuterekera amaso umugira iki mbese umugusha numara kumugusha tuzaguhenda ndavayo mugushije sawa ngaho genda ugereyo kora akazi mwana kora akazi genda ugereyo twebwe kadusigare sanari yego ndaje ngende magade nawe Ivona nifitiye size nziza ndi umukobwa buri umuhungu wese yareba akifuza pasiteri imirimo ubu ngubu ngiye kumugusha muraho uraho neza uretse izina rya Yesu ako sino umupasiteri we oya uretse yereka afite nagara amahoro ikikugenza niba iki se wereze ikikugenza nanjye konjya manura nkuzura umwuka wi ndabizi ariko nanjye se konjya manura nkavuga n'indimi uriya ngewe pasiteri imirimo nkunda amafaranga ariko sinkunda kirazira amafaranga se witonde guma aho ngaho udashya umva nkubwire rero oya ntunyegere uhagarara oya reka nkubwire nyine oya nkunda amafaranga pasiteri wowe oya nkunda amafaranga gusa to oya nta by'amafaranga uyu munsi ubundi nta n'ibibazo nakira igendere uzagaruka ubutaha ku munsi w'ibibazo uyu munsi nabo hisengera yerekwa ko bidashoboka kwakirira ikibazo none se kandi hanganye pastor wambabariye ukamfasha ko nanjye narinje nkugana ngo nansenge oya nabonye amafaranga ushaka nanjye ndayafite nabonye bitashoboka ahubwo bugiye uzagaruke ku wa 4 niwo munsi w'ibibazo basi mbabarira umpobere wenda nigende oya byanze n'imbabazi gusa oya yerekwa afite wapi igendere shuti igendere aho no wa none se pastor amafaranga nanjye ko nyafite ahubwo urashaka ngaho oya nubwo yafite ntabwo uyu munsi nyemera ndi mu mwuka wo kutakira amafaranga ntabwo birashoboka kandi nabonye ibibazo byawe utakira amafaranga ngo nanjye nsenge oya ibibazo byawe uyu munsi ntabwo bikemuka umunsi wawe ni kuwa 4 aribwo uzaza twiteguye neza ahubwo igendere nta kibazo pastor nawe napfa kugenda ikiza agenda ndabona bitashoboka oya igendere rwose kandi jya wumvira bibiri avuga ngo kumvira kuruta ibitanga pastor
basi mbabarira reka nkwegereho oya gatoya hafi mu izina rya Yesu hafi kwacu basi menye ko hari ubundi buzima hejuru y'ubwo tuba